Ndo mu bwoko bwiyongoza. Nariyongozaga ntarakiza. Ukanacoma nyine. Naracomaga. Nuko nuko nk'urumogi. Wabyumvise bro? Ndabyumva kabisa musaza. Ndabyumva musaza. Uzukuntu narihinduye. Rugo n'urumogi. Mfashe umwana ku iposta kuri bekamumana mubwira nti amaso ndayamena. Utayamena ariko yanjye kabisohoka byarawe. Ubwo bwa mbere numvise ndize kuri kamera. Yongwe mwicaranye n'uyu Yongwe mutoka mbari. Mvukana bitiro de bar. Kwa makiri mwene Miliyari. Ahantu saa 11 buba bwije. Ni Imana yantoye. Inyuza mu rwaba yanga ibutara. Irandinda sinapfa. Nikubita munsi y'isoko rya Nyarugenge kuri puberi. Umuvura antwara iri aruhuro yo kwa Nyiranuma. Irantwara ndi mu gikarito. Iramanura mu gikarito cy'amazi ngera mu rubingo kwa Nyiranuma. Uri mu gikarito nikamura amazi ruhurura yuzuye sinabimenye. Wabyumvise? Urupfu ruranduka. Imana irantoragura wangu. Uzuko nari meze jewe. Ntabwo nari mizi. Uzuko nari meze. Nzi kugira gutya. Nabasopaka gutya. Nacomaga gutya. Ibivuga ngo nabasopaka gutya. Nkacoma gutya. Nariyongo nzi kwiyongoza. Nariyongozaga wawe. Ntabwo mwumva neza. Nariyongozaga wa murezi. Ibyo tuza kuvuga ibintu by'uburezi urabizi. Wa murezi we naracomaga je naraniyongozaga kandi akanuka kurimo kagumemo. Aba pasterine na ba pasteri batagira abagore izo ninzerereze. Niba rero pasteri wawe niba pasteri wawe atagira umugore mucike. Ntabwo wayoborwa n'umusiribateri w'umupasteri. Ubwo ntiyaje mutanyo uvuga uti niba uri pasteri nta mugabo ugira. Abo barikinisha nijoro. Yesu Kristo w'i Nazareti. Barikinisha nijoro. Ngiye kuzamena umuceri. Dore ko tunashwanya yarambiye ngo azatanga miliyari 2 asigara nimwe banyice. Ndamubwira ngo zizanikube 7. Uyu witwa Yongwe. Ayidigiri mini dig. Ndora kuyobora umukire. Nushobora kuyobora umukire ukenye. Nushobora kuyobora umukire ukenye kuko iyo uri imbere y'uhinda umushyitsi. Ibanga ryo kuyobora umukire nukubanza gukira. Agaparika vewiti nawe parisi yawe hariya. Ntakumenyere. No, akazi wagasanga inzu yiwe iri cheap kuyawe. Mwahuriya muri hoteli ugahita ufata ibyo yariye n'ibyo umugore yariye ukishyura. Aho nta hano yabona amenyera. Yakubwira atagiye Dubai ni nanjye ndi London. Ntanjije uyobora umukire ni mutari. None se hano ntanjije uyobora umukire. Tupac ni bari Tupac. Kumbize ntanjije uyobora umukire. Nta mukene uyobora umukire. Potre hano gato murashaka kwibaza wowe se ufite buhangange ki uzabwira no bakabyumva no bakemera ko ibyo babwira ari ukuri. Ngo imbaraga sayasuriye urutare. Kumbize. Iravuga ati nubwo utumvise ariko icyo nshinzwe ndagikoze. Jewe gashi neze je nshinzwe kurwana n'abantu. Je ngomba kuvuga kuko mfite ibyangombwa byo kuvuga. Nta ndwara ndwaye zimbuza kuvuga. Yesu ashimwe apotre. Yesu ahimbaswe. Sinumvisazera ngo witwa groupage go witwa nitwa Riri Park with the best. Ngo mama na mama. Niri Nyarwanda niri Kongomani ni ngo riri. Iri ni izina ryaturutse muri Edeni. Riri yoza. Ngo witwa ngo riri. Iri ni izina ryaturutse muri Edeni kwa Adamu na Eva. Amazina mwari yise muri social media. Ariko tutabitari byo turajya mu kigano neza. Idigiri mini dig. Ngoje twumve. Idigiri mini did. Kira ni nona hakuhoka ni nona. Amen. Uye n'umwami urya inyama. Iyo witwaye neza arakugabira. Ubushate ndazirya. Na idigiri mini dig. Iyo bita gukira ni nona. Hari ugukira imivumo. Hari ugukira karande. Hari ugukira inyatsi. Hari ugukira ibyaha. Ubu mwuka wakudindizaga wose na idigiri mini dig. Imivumo yiwabo waso ni wabo wa nyoko. Imivumo y'abagore warongoye n'abakobwa warongoye. Uri ikiremba se? Unari ikiremba ariko nta bushake wenda. Nabwo niba utararongora mama wa nomero ngusengera ufite karande yo kutarongora. Nshaka ntageza n'imyaka ariko. Inde? Jewe nyine. Ubwo bwanwa ni ibyatsi baguteyeho. Iyo umuntu yambara na mask ariko. Okay, ntacyo. Mama wawe azanshake. Niba atari kiriho so anshake. Niba ntawe hagira umuvandimwe ashaka. Ubundi ugira umugore? Ngenda mufite. N'abana.
niyo nsanga utagira umugore mba mvuye mu kiganiro werekeze kandi sanze uko ungana gutyo utagira umugore ntabwo twakwicarana. ikintu cyitwa ingaragu urara wigaragura ku buri nta kimwe mwavugana. Ingaragu igira uburiri ahubwo igira aho yigaragura. nuvuga ngo ingaragu igira ubugaraguzwa. Igira aho yigaraguzwa ntigira uburiri. Nta n'ingaragu ibaho neza. tuvuge ko abantu birirwa nta ngaragu ibaho neza, yabaho neza se gute? none se niba umuntu w'umugabo niba ari ingaragu waba mu cyare nk'inyoni sibyo? Nta nyoni ibaho neza kuko nta nyoni ebyiri zirara mu cyare kimwe. none se ko ari abagore n'abagabo bashatse bagashakana babayeho nabi kurusha babaseri baterekeza za ngaragu. wabimenye ute se? baranja mbabona wenda nuvuga ko babana nabi kuko ufite umugore ndabyemera. ako kantu gasobanura abadukurikira nuvuga ko babana nabi abagore n'abagabo ufite umugore ndabyemera. umusore si yamenye gute ko babana nabi atagira umugore? hari abantu bakubwira ngo jyewe sinzarongora ingo zibayeho nabi. yamenye iby'ingo gute? kandi atarayigira nk'aba mupasitoro w'umusore usezeranya abagore ukumva aravuga ibyo ku buriri, ni ikimenyetso cy'uko uwo mupasiteri asambana. bivuge ngo yabisa nk'umusore uri kwigisha abantu mu bana inyigisho z'umwana, habamo urukundo hagati y'abashakanye, gukiranukira Imana, hakazamo igice cyo gukorera Imana, gucanga umutungo, urukundo hagati yo mu miryango, n'igikorwa international kibera mu buriri. yego ako kanone reka tukatine gwa toto gikorwa uwo musore yakigisha abantu gutatakiza. unsanze umusore ari kuvuga ibyo kurongora mitamenya ko ari indaya, ndaterura ngakubita hasi, ni mu izina rya Yesu toka Satani. ukatokesha habaye igiterane cy'abubatsi bagaha ijambo umusore nahita nisohokera. uwo mupasiteri yaba afite abazimu. none se apotre ko ari ahantu mu nzego runaka ujya kumva ngo ni igitifu runaka ngo niwe ushinzwe ngo imibonano myiza y'abaturage n'umuryango, amago yatana ugasanga wa musore utanararongora ni ugiye kubunga. naryo ezetifu w'umusore ushinzwe imibereho myiza y'abaturage n'umuryango yashinga umuryango se gute? ako kantu icyo gihe leta nayo ikwiye kumukangura akarongora. umuryango uyobora umuryango ntuyobora ingaragu. nta ngaragu uyobora itagira umuryango. imfizi yimya aho igeze irara aho igeze. umusore jya nyiri umusiri wateye iyo najyaga ahantu bagateka neza nahitaga niryamira. bampa icyayi mu gitondo nkanaguma na saa sita nkajya nabaga njya hese nakerereje ibiki. nuko nta telefone zakubaza ngo ugezeho ingabana ngo bakubuze ngo uryame. ubu ngubu mu kanya umugore yamamaga ati wariye sheri, nimugore ati birahiye ngwino, saa 12 umwana tuzane umugati uzane shokora. urambwira se ko hari umusore ubayeho neza muri uyu mujyi? nta musore undusha kubaho neza. tuzane ikirayi n'akaburushete kamwe. umusore urya burushete hariya abasore benshi barwaye mibe kubera kurya mu kabari no muri resitora. ariko n'abagabo baraharya benshi cyane. n'abashaka bafite kadasitere n'abakozi 7 namara kurya sararyamana nande harapfumbatana. uburiri butarimo umugore buranuka buhumura nabi. kuri black market no kamemu uburiri butarimo umugore busa nabi burahumura nabi. inzu itarimo abana mu nzu ntihatamamwo ifiriti na makaroni, ntihatamamwo inyama, ntabwo hatamamwo ikirungo asante kari powder. ntabwo habamo ikirungo asante kari powder, ntabwo habamo sana joyce, nta top milk ibamo. ubwo nanjye ndamamaje ni naturel. ikintu gihumura mu rugo ni umugore. umugore niwe mpumuro y'urugo. ikindi gihumura mu rugo ni abana. none se nta ushaka kunyereka umusore wubatse etaje akaba aryama hejuru areba Kigali, yaba areba Kigali angana n'ureba hehera, angana n'ureba Nyarufunzo. nta views irimo cyangwa Nyamasheke nta hit irimo. ariko hari n'abagore b'abapasterine badafite abagabo. inde abarari yarapfaka yatamufite atanamushatse kandi none se urima ugasanga twa pasterine. yes pasiteri w'umugore utagira abagabo. pasiterine utagira umugabo anakubira ko atazashaka. ni pasiterine undi ngo ni mama pasiteri. mama pasiteri ni wa wundi wubatse yafushije umugabo nabyemera. ariko se niba agifite imbaraga zo kuyobora itorero yabura imbaraga zo kurongorwa. abo ba pasiterine na ba pasiteri batagira abagore izo ni inzererezi. niba rero pasiteri wawe atagira umugore mucike, ntabwo wayoborwa n'umusiribateri w'umupasiteri. ubwo ntiyaje mutajya uvuga uti niba uri pasiteri nta mugabo ugira. abo barikinisha nijoro. Yesu Kristo w'i Nazareti barikinisha nijoro.
none se irari ryagutinya ngo kuko uhagarara ku ruhimbi se bakurira imbaraga zo kunesha irari. Umubiri ntiwagutinya wagusekura ugusekurira wakwikinisha. Abo ba pasiterine batagira abagabo banze gushaka ari abapasiteri bafite ikibazo. Nicyo uza kuvuga ngo barikinisha bose? Ntabwo mbisi ko bikinisha, ariko bafite irari. Ega hari dayimoni badasengera. Dayimoni y'inzara urarya, ihora yihisha ahantu. Dayimoni w'inzara urarya, dayimoni w'inyota uranywa, dayimoni w'agasuzuguro ko kwambara nabi ujya gushopinga. Sibyo? Hari na dayimoni z'irari rero ugomba gupfumbata umugore wawe. Abo bajeni bapfumbata abandi. Uwo mupasitori utagira umugore apfumbata. Hari ipfumbata nyine n'ahantu hose akipfumbata. Wipfumbata yararushe rero ntandushye iyobora abantu. Yo nindushye ntandushye iyobora abantu. Bakome kabisa. Ntandushye iyobora abantu. Ikimenyetso cy'uko uri muzima ukora umuryango. Nuwo n'umugabo ushaje adakora umuryango uzamenye ko afite abazimu, ko afite abadayimoni. Kereka arwaye hari ikibazo kirimo. Bisaba kumwegera ukamenya ko atarwaye. None se apotre ushatse kubihuza na cya kintu cya Adamu na Eva. Imana yaremye Adamu imushyira mu ngobyi ya Edeni, ije kumusura nimugoroba kandi harimo ibintu ikabona nta murari. Imana ihita imusinziza imucomokoramo urubavu imuremera umugore. Igarutse nimuwasanga agatwengeye agakubise nisheri ishusho. Ibintu bihinduka nonaha. Nanone nicyo kintu kinatuyobora kuri isi. No, nibyo. Nicyo kintu kiri iyo umugore avuye iwabo akajya kubana n'umugabo, iwabo hari ibirayi, hari umuceri, hari imodoka, hari igitanda, kiradekwaje kurongorwa. None se wowe uririrwa uhagaze imbere y'abantu ngo uri pasiteri, ngo uri bishop imbere y'agasore, abagore bose bakwifuza nabi uyobora. Umusore yayobora abakobwa 85% n'abagore baba bati wamuma kameze neza, kambaye neza, dore uko gasa, gaseka neza, dore ubwanwa bwiwe. Kamemu gukura abantu mwirari rero nuko ufata umwuka murongora. None se apote niba mva wa mugani ko niba ari iminima Imana yagennye kuki hari idini runaka ntavuze. Usanga ari abantu bihaye Imana bavuga ngo ntibemeye kubyara cyangwa se no gushaka umugabo, nabandi ngo ntibemeye kubyara cyangwa se gushaka umugore. Bariya nabizera kudashaka umugore se byakubuza kuba idini rikubuza rikubira ngo ntuzashaka umugore rituma batabyara. Ngiye kuzamena umuceri umena ariko n'umugwana w'umena kabisa. Nzamena umuceri ndikora umva ndikumena umuceri umena kuki se batabyara. Dufite urutonde rw'ababyara bakabajyana i Burayi. Dufite urutonde rw'ababyara bakabandikishaho abandi. Dufite urutonde rw'abishyurira abana amashuri. Idini rero ririca rikabuza abantu uburenganzira, ariko Bibiliya irakubwira ngo rongora byara. Hari umurongo suba muri Bibiliya uvuga ngo ntuzarongore ntuzabyare, ariko hari umurongo uvuga muri Bibiliya yera nta murongo. Reka nze nkukubwe niba nibuka neza. Muri Bibiliya yera nta murongo urimo ubuza umuntu kurongora no kurongorwa. Cyakora Paulo yaravuze ngo ngo bikoroheye bitanakoroheye. Yaravuze ngo kurongora ni byiza, ariko bikaba byiza kurushaho utarongoye udashatse. Ngaho nicyo jambo riranditse. Hitamo. Ramuni garabivuze. Hitamo. Niba wera bitekereje nk'umuntu wabonekirwa gore ufite umwuka, nge nahitamo kutarongora ko ari byiza kurushaho. Abahanga rero bamwe yanavuga ko yarongoye, abandi ko atarongoye, abandi bakavuga ko yanditse igitabo cy'Abaheburayo, abandi ko atacyanditse. Kandi mu basomye Bibiliya nanjye ndimo mfite masters. Ibyuriya mutipe Paulo mu byihorere. Ibyuriya mutipe Paulo mu byihorere uriya yacanze abantu benshi cyane. Ariko ni umwanditsi w'inyandiko, ni umwanditsi mwiza, ni umuhanga, ariko hari amagambo menshi yagiye akoresha abantu bashobora gushingiraho. Ariko yaravuze ngo iby'umwuka bimenya abo mwuka. None se niba utari umwuka uraza kumenya iby'umwuka gute? Niba yaravuze ngo iby'umwuka bimenya abo mwuka, niba utari umwuka uraza kumenya icyo yarashatse kuvuga. Reka twikomereze ibya Paulo byacanze abafarisayo n'abasadukayo n'abandi. Cyakora ni umwigisha mwiza, ni intumwa mu kimbo cyanjye, yambanjirije mu murimo. Ariko reka nkubwire, kupfa utarongoye ni umuvumo. Kupfa utabyaye kera baguhambishaga ikara. Nta byishimo rero by'umusore nibantera amabuye. Abama amaturo muyihorera abajeni nzajya nyahabwa n'abagabo n'abagore. Ukomeje gukora ko kantu twatugiye no gusubira by the way. Ku kintu cyitwa amaturo muri iyi minsi ntibivugwa rumwe, bamwe babyemera ntibyabyemera. Bati ituro ni ikintu kiri ngombwa ngo no mu Bibiliya biranditse.
akanuka kuri oya ntacyo. okay ati no agapira naguse mu maturo kana k'amaturo se fere hayi nkawe nta kibazo uraza kumbwira no kuntu wambaye ahantu hagaze hose wa mugani kuko ituro ni ikintu ngo cyambe wowe mu bintu mu gihe utangaza uravuga ngo ituro rwose ubwo umuntu udatuye ntazangire n'imbere bamwe bati gutura n'ubushake bw'umuntu wowe ukavuga ko ari itegeko icyo kintu cyo gutura no kudatura muri Bibiliya utura n'udatura ninde uzajya mu ijuru ahubwo Bibiliya muri Maraki bicerera avuga ngo muravumwa wa muvumo kuko mwanze gutura. Bibiliya y'ikirundi iravuga ngo nzabasiga amayezi ku maso. Amayezi namake amayezi mu kinyarwanda cyiza ni amazirantoki. Muravumwa wa muvumo kuko mwanyimye amaturo. Y'ikirundi nuvuga ngo nzabasiga amayezi ku maso. Ayo ni amagambo yavuzwe n'Umwuka Wera. N'amagambo yanditswe nituza kwemera Bibiliya tukayishishikariza abantu tuyemera ko ari igitabo cy'umwuka. Sibyo? Tukizere kuko nayisomye ndi umusenzi none ndi umugabo. Nayisomye ndi umusinzi none ndi umusizi wa Bibiliya. Icyo gihe kiri umusinzi n'umusenzi hari nka ryari. Nayisomye ndikirara none urabona. Ndakubona aposo kabisa. Apotre. Nayisomye nyenye none apote mu Kinyarwanda niki? Apote mu Kinyarwanda ni intumwa y'Imana. Ni intumwa. Harya gato wenda uratukomenezaho ari apotre revera hakaza pasteri hakaza n'iki kindi harya. Yego. Na karidinari na papa na musenyeri batandukana gute? Oya ntabwo nzi uko batandukana ahubwo nzi umukuru ukomeye ninde ni umukristo kuko ari ubaha amaturo ari nawe bayobora. Ntabwo waba perezida ntawe uyobora kugira ngo perezida w'ikimina hagomba kuba hari ikimina. Perezida wa korari bihari yigendeye waba perezida wa korari gute se? Papa rero revera pasteri revera bishopu karidinari papa musenyeri aposo umbajije ukomeye ninde muri bose nindi cyangwa se batandukanira he ni garade batavuga ni umukristo kuko nko mu gisirikare tuzi ko hari lieutenant no second lieutenant captain major kuzamuka lieutenant kujya kuri full general bose umwe yubaha undi barabu yubaha hari rero ukomeye ni umusirikare ni umuntu wese ukunze igihugu akaba ari umusirikare ni ubukomeye ni fighter fighter. Hanyuma rero abo ba karidinari na ba papa na ba karidinari na ba aposo nabandi hakomeye umukristo kuko Bibiliya nabo muri ayo magarade ibategeka kuba abakristo. None se nkungu ugiye hano kwipresenta ukuvuga ati nje nitwa tuvuge izina nitwa oya biterwa nuko naramutse aposo utayikiza ntacyo ujya gutwara oya biterwa nuko naramutse nushaka unyite Yongwe turangiye kubaza ujye kuvuga ati nitwa Yongwe oya hari ababirwanira ngo wanyise Yongwe ngo wanyambuye icyubahiro wavukanye se koma no turacyari mu byubahiro no icyubahiro wavukanye ikintu gihenze mu bwami bw'Imana ni uko uri umukristo gukiranuka. Ntabwo Yesu yapfuye kugira ngo aposo ube bishop ube karidinari yapfuye kugira ngo zibone ubugingo. Kubona ubugingo ni ukuba umukristo ibindi byose nibyo bibanziriza. No kuvuga ngo tukira izo ni department utakangisha abantu ni ministeri zubatswe ariko ministeri zubatswe cyangwa se n'igihugu cyubakitse kiba gifite umuyobozi wacu n'indahiro n'inshingano abantu bahabwa n'indahiro. Dufite ba poso bapfuye ubugingo bupfuye dufite ba bishop bwapfuye dufite ba revera bupfuye dufite ba pastor bupfuye dufite ba profete bupfuye kandi ubwo bugingo bupfuye bwose Imana irashaka ko n'umuhanuzi Imana irashaka ko ibyo byose ubigira uri umukristo nkabigira ndi umukristo igihenze n'ubukristo tukira aho ngaho kandi nicyo cyabuze mu bantu tukira aho ngaho hari amasengesho insengero zimwe na zimwe usanga ngo utura menshi niwe wica muri VIP urumva sinze utuye menshi utura menshi bihoraho uwandi utanga 500 uko yaje utanga miliyoni zingahe niwe wakishije agatuti niwe wakoze wazaye mabafure imizindaro nyine ugasanga niwe uhora wicaye imbere mbese arimo classes icyo kintu cyo ukivugaho iki imbere y'Imana cyemera iravangwa abo kubaha mu bubaka uwo rero ntumwubashye kuko asenga yiriza ubusa kurusha abandi nta nubwo umwubashye kuko yakijijwe mbere umwubashye kuko yaguze amabati akagura n'intebe birere bangwa abo kubaha mu bubaka ariko umwubahe umuha n'ubugingo buhoraho kuba yaba ameze gutyo ari umusambanya ari indayo ukamushyira imbere y'abantu biragoye kuko jewe nubashye ariko aho ngaho hari uwo nabatije wayarushaga abantu hafi ya bose mu gihugu kuko yaratunze miliyari 3
mu gihugu hano cy'u Rwanda yajyaga ambwira ati ntunze miliyari 3 dore ko tunashwanya yarambwiye ngo azatanga miliyari 2 asigarana imwe banyice ndamubwira ngo zizanikube 7 uyu witwa Yongwe ayidigiri mini dig ndi umutsinzi ndi umunyembaraga nzarama nzakomera nahubwo Imana yanjye izakwirukana mu gihugu ubu ntiyahakanda ubwo se niba atari ibanga ubwo ngubwo izo miliyari yagiye gutanga kugira ngo bakwice mupfi kimwe byari byagenze bite kamemu yanywaga inzoga akaza yasinze akicaraho nicara ku ruhimbi akazinukira nkajya kubwiriza numva zimpumuraho ndamwira nti mada nsenga Imana ikurusha amafaranga uzajya wicara hariya mu bakristo we wigeze no manu kujya wicara abandi bicara uri umukristo nk'uri ukoropa icyo umurusha ni amafaranga nta kindi ubarusha hano ku ruhimbi nihicara abasinzi ahita ajya muri banki azana sheke zose yatuye ahita ajya kundega mu rukiko kandi icyo gihe nari nyenye ntagira n'ibihumbi 10 umukristo nawe wabonye ko nahamije Imana aragenda agurisha ibyo yamunyishyura miliyoni 4,370 yari yarakugurije cyangwa yaratuye nk'iki we yarabihinduye ati ntabwo nigeze ntanga kuko sheke yazandikagaho jewe nkajya kuzirotira ati hari sheke wabonye yanditseho izina ry'itorero nuvanga ikintu mwapfu niko mubwije ukuri kandi ukuri kw'Imana yo mwijuru ikikuru rero iyo wamaze gufata umuntu ukize ukomeye ukamwicaza imbere ku ruhimbi kenyera kuyobora uzimika umuntu yamwemeye umuntu igaburo yamwemeye natamwemera uzibeshye azahita akwangisha buyobora bose nuvuga ngo uzahinjuka umukoro niwe azagukoreza ibyo ashaka byose ajya ushobora kuyobora umukire nushobora kuyobora umukire ukenye nushobora kuyobora umukire ukenye kuko iyo uri imbere y'uhinda umushyitsi ibanga ryo kuyobora umukire ni ukubanza gukira agaparika vewiti nawe parisi yawe hariya ntakumenyere no akazi wagasanga inzu yiwe uri cheap kuyawe mwahuriye muri hoteli ugahita ufata ibyo yariye n'ibyo umugore yariye ukishyura aho nta hantu yabona yakubwira atagiye Dubai ni nanjye ndi London ariko apotre hari n'abandi ba pastor runaka si bose yego ariko ni bamwe na bamwe binzara usanga rwose we nitorongera ashobora no kurifata akaryitira tuvuge ngo riri park church industries sinzi ko babyita ibintu nk'ibyo ngibyo yes ibyo rero no kubango kugira ngo uyobora abakire mu rusengero kireke yari abakire bafite umutima wa Yesu bakabanza bakagukenura bakakubakira inzu nziza bakakugurira imodoka bakakwigisha ukamenya naho ntanjije iyobora umukire wa ntanjije iyobora umukire ni none se hano ntanjije iyobora umukire Tupac ni bari Tupac umbize ntanjije iyobora umukire nta mukene uyobora umukire ni naho handi biviramo gasanga wa mukire hora wicaye imbere hariya niwe buri munsi bahora bahanurira ngo ugiye kuba ari iki ngo imitungo igiye kwigwa gatatu ngo ugiye kujya Dubai murangira insengero 5 ujya gusengeramo uyu mugoro uhagere pastor natangiye hamwe uhagera atangiye guhanura ureba ivangirwa iyo ufite umukire mu rusengero ugahanura ugomba gushakisha uburyo bwose ataha umuhanuriye impanuro zikamugwaho kugira ngo aze gutura kare bakavuga ngo 10 ngo tange none wa undi nanone ukamuhanurira hari abakire bamaze imyaka 10 mu rusengero rurimo abahanuzi batarahanurira uramuhanurira inzu se urabona yikwiriye uramuhanurira imodoka se n'ubundi agiye gupfa uramuhanurira muri Amerika agira genda wambaye ngaho Tupac kubitamwe ubwo bwanwa bwawe niyo ntuzaye ukubitemo style ufate kontaki niba udafite imodoka we numbwire ngo utize kontaki ujye gusengera wumva ubuhanuzi uri congo yanje wumva ubuhanuzi bagukubita baragukubita wumvise baragukubita ko Imana iguhaye visa baragukubita ko ugiye kubaka etage bitewe n'iki nukusa nose ubwo buhanuzi ngubwo butanehera ubupfumu none bw'amaranga mutima ugase n'ubuhanuzi Imana ntijya yasama ivuga ubusa Imana ntijya ibumbura kuko Imana ntiyasama Imana ntijya ibumbura umunwa ivuga ubusa Imana ibumbura umunwa wayigiye gukiza abo rero ubwo n'ubuhanuzi bw'amaranga mutima reka mpanure nyabone reka mpanure nyatahane reka mpanure njye reka mpanure nta kundi byagenda gusa ubuhanuzi abantu nk'abo bavuga izo ni technique wabavugaho ikinono sasa abo ngabo igihe cyabo kirageze mbashyira hagaragara umuceri ugiye kumena amazina ndayafite urutonde ndarufite ndabakubitana hamwe n'ababandi bafite abantu bohereje mu makaritsiye babanekera naka yari iki yanyoye iki ameze gute yitwa kuva uyu munsi kurega Stevenson na The Vibe Apotre Yongwe agiye kumena umuce kuri bahanuzi b'ibinyoma ashyira hanze bajye The Vibe barahasanga umuceri na imiceri yose niyimenetse haye nkawe no mwibeshe Imana tuzi kwivuga genzi ko Imana ivuga
imana nzi ko ikora nzi ko n'abahanuzi se turabafite mu gihugu ko ari bake. Umuntu uzi kudukurikira none nashobora kwibaza ese bari ko ari bake ko ari umwe kwijana. Apotre hano gato murashobora kwibaza wowe se ufite buhangange ki uzabwira no bakabyumva no bakemera ko ibyo babwira ari ukuri. Ngo imbaraga sayasuriye urutare humvise iravuga ati nubwo utumvise ariko icyo nshinzwe ndagikoze. Jewe gashi neze nshinzwe kurwana n'abantu je ngomba kuvuga kuko mfite ibyangombwa byo kuvuga. Nta ndwara ndwaye zimbuza kuvuga. Ndi n'umunyamakuru ibyo ntazavuga nka poso nzabivuga nk'umunyamakuru. Ntago bizaguteranya n'abagenzi baba abapotre n'abapasiteri n'abakaridinali bose abantu ngabo ngabo. Mu gihe cy'inzara ntabwo bangaburiye. No mu muhanda nta wahankuye. Nta mupastor wankuye mu muhanda, nta mucuruzi wankuye mu muhanda. Yongwe mwicaranye n'uyu Yongwe mutoka mbari. Mvukana bitiro de bari kwa makiri mwene Miliyari ahantu saa 11 buba bwije ni Imana yantoye inyuza mu rwaba yanga ibutara irandinda sinapfa nikubita munsi y'isoko rya Nyarugenge kuri puberi umuvura ntwara iri ruhuro yo kwa Nyiranuma irantwara ndi mu gikarito iramanura mu gikarito cy'amazi ngera mu rubingo kwa Nyiranuma uri mu gikarito nikamura amazi ruhuro yuzuye sinabimenye. Wabyumvise urupfu ruranduka Imana irantoragura wangu uzuko nari meze jewe ntago nari mizi uzuko nari meze nzi kugira gutya nabasopaka gutya nacomaga gutya ibivuga ngo nabasopaka gutya nkacoma gutya ni nariyongo nzi kwiyongoza nariyongozaga wawe ntago mwumva neza nariyongozaga wa murezi ibyo turakuvuga ibintu by'uburezi urabizi wa murezi we naracomaga je naraniyongozaga kandi akanuga kurimo kagume kunoza kwiyongoza n'ikindi ntabwo nariyongozaga nyine je ndwo mu bwoko bwiyongoza nariyongozaga ntarakiza ukanacoma nyine naracomaga nuko nuko nk'urumogi wabyumvise bro ndabyumva kabisa musaza ndabyumva musaza uzukuntu ne narihinduye nuva wari marine noneho fitiere najya hano wowe urabizi none atarasibanganya hakiri hose nkanura gutya nankwe urwa yose urwo n'urumogi mfashe umwana ku iposta kuri beka mubwira nti amaso ndayamena utayamena ariko yanjye kabisohoka byara ndashaka kubaho ariko Imana ikora ibitangaza uzi gusimbuka ikamyo ijyanye abana igitagata nyuma hari abapolisi ugahita usimbuka ikamyo yiruka uvuga uti sasu ni inkubitari muri kontineri Remera twarabanye downtown kuri burigade urahazi inshuro nafungiwe Inyamirambo burigade ugende baguha ibitabo hose banditsemo mwerekeye iki ni icyuma nariye iyi ni inkovu uwo nakiriri hamwe bamuciye ukuboko icyuma nyacuma nyine gutya nkota mwereke mu mugongo iyo bansekuye nayo nagiye se wangu tuzi gufungura inzugi tuzi guca ingufu za dead wa murazi no tuzi kuborokora imodoka tuzi kuzamuka ugakuraho ibati ukamanuka ugakuraho parafu gatwara imari nase ibyo byose mwakoze kosi yabyo cyangwa ni kamera ni natire nyine nabazimu bari baturimo nabazimu bari baturimo ni inyatsi na karani Yesu arantoragura ubwo bwa mbere numvise ndize kuri kamera